ariko ambonyeho amaraso. Hari ibintu byinshi bishaka kunyunyuza no kurigata amaraso ya Yesu kuri wowe. Hari ibintu bishaka ko usubira mu buzima bwawe busanzwe. Rahabu yahise ahindukira kurinda kagashumi, ndetse agumiwe kuko ntiyarazi igihe abatasi bazazira. Ntiyarazi niba ari ku manywa cyangwa se niba ari nijoro. Yagombaga kuguma mu rugo. Umwuga wa Rahabu urahinduka kubera ko ategereje abasirikare, atazi igihe bazazira. Nkuko natwe dutegereje umwami Yesu beneda, tutazi igihe azazira. Tugiteranye kuri uyu mugoroba, imanda yavuga Yesu Kristo akaza. Beneda, ibi byuko Yesu Kristo azaza biri true. Nukuri Yesu azaza, nukuri Yesu azaza, kandi umunsi azaza ntabwo tuwuzi, kandi ibimenyetso byo kuza kwe byaragaragaye. Nta na kimwe dutegereje ngo niki nikiba ngo tuzamenya ko yaza. Byose byarasohoye. Ubutumwa bwiza bumaze gukwira. Abihana barihana, abinjira bariho barinjira, abandura bariho barandura, abakizwa bariho barakizwa. Mwene data uri hehe? Rahabu arahinduka. Igihe kiragera barahagera, basanga Rahabu baramutwara. Basanga Rahabu yazanye mama we, basanga Rahabu ya makuru yabwiye papa we. Aragenda arabarura, abazana mu gakiza. Agakiza kawe ururu akabwira nde? Mama wawe wamurahuye ukamuzana, umuturanyi wawe wagerageje ukamuzana, ko batasi bagiye kutugeraho. Bamarayika bera bazaza bavuza imyirongi imbere ya Yesu Kristo, baratwegereye bari hafi. Arura abaturanyi. Niwo muhamagaro dufite wo kwarura abantu. Niyo mpamvu baririmbye, nagira ngo munyemerere tujye kujya mu biruhuko bya Sama. Tujye kujya mu gihe duterana ariko hari abantu badahari, ariko dukoresha ibiruhuko bya Sama nka reflexion, kugira ngo nitugaruka ndabinginze tuzatangire gukora nk'itorero mu buryo bwo gutekereza ngo ibi turi gukora byakarura umuntu uri hanze bikamuzana imbere. Uburyo tubikora byakarura umuntu uri hanze akinjira mu nzu ya Rahabu. Ko twahoze turi za maraya, tukaba twarasigiwe agashumi, abatasi ukaba bagere kugaruka. Mbese mama ukumbayeho, ukumvuga, ukunkora, ukuturaninga itorero, byakapiringa kuri mama kugira ngo aze mu nzu, byakapiringa ku muturanyi kugira ngo aze mu nzu, byakapiringa ku umuyuthi, abayuthi baza. Ibyo ni mubitekereza neza, muzumva impamvu ngiye kuzabasaba ngo dore Imana yaduhaye computer, dutangire duproject hariya. Dore hano dufite projecteur. Izira ndirimbo twaririmbye ntimwakumva uburyo zizaryoha nituba zanditse zarateguwe, maze twaziririmba n'umuntu wese utazizi akajya zisoma hariya zanditse, tugasubira mu gitero cyanditse, tugafashwa tweze tukuzura umwuka wera. Muzabona impact yabyo. Udusuye atazi melody ntasigare arya iminwa turi kuririmba, kubera ko atitozanyije natwe, kubera ko atazi urusengero, ntazi inzu y'Imana, ntiyari yumva indirimbo n'imwe. Ariko hari ukuntu twakora akiyumvamo ikaze kurushaho. Rero hari impinduka nyinshi tugiye gusenga Imana ngo iziduhe kugira ngo tubashe kwarura benshi bazi. Noneho abatasi baraza, igihe kiragera bazana n'ingabo, ariko Imana ibabwira uko bazakora. Imana ibaha instruction, Imana ibabwira uburyo bazarwana bidasanzwe. Mbese uko turagenda dukurikiza instruction z'Imana, n'ugukurikiza ibyo Imana itubwiye gukora, nibyo bizatuma tugera ku byo Imana idushakaho. Nukumvira niko kuzatugeza ku byo Imana idushakaho.
bageze i Yeriko, Imana irababwira ngo ntimwiringire uko mwari musanzwe murwana. Yeriko si uko bayifata. Bakenera kumenya ngo Yeriko ifatwa ite. Yeriko ntabwo ifatwa nk'uko mwavuye muri Egiputa. Yeriko ntabwo iyobowe na Farawo. Hari undi mudayimoni, hari undi muyobozi, hari ikindi gishitsi, hari undi musozi uri imbere yacu utavanwaho nk'uko ejo wavuyeho. Mbese Mana watubwira nk'itorero rya Kingdom Gospel Center ko tugeze i Yeriko turarwana gute? Niyo mpamvu ngira ngo twongere ibihe by'amasengesho. Niyo mpamvu mbingingira ko attending amasengesho. Hari ayo mu mibyizi, hari nibature cyangwa se mu yandi mwa propose. Ariko tudasenze nk'itorero ngo dusengane, abana n'abakuru, famiye yose dusenga Imana dushize hamwe, ntabwo twamenya uburyo Yeriko iri imbere yacu ifatwa. Twarwana nk'uko twarwanaga ejo. Twarwana nk'uko aho twahoze barwanaga, kandi tutazi yuko amazi si yayandi, ibihe si nka bya bindi, umudayimoni duhanganye nawe si nka wa wundi. Turi mu bihe bishya, bisaba ijambo rishya, bisaba instruction nshya, bisaba kubwirwa n'Imana no kumva Imana kandi no kuyumvira. Imana irababwira ngo nimuhagera muzafata abantu b'imyirongi nkuru murayizi, ngo muzenguruke gusa, ngo nimurangiza mukumva imyirongi ku nshuro ya 7 ngo muzavuze urusaku. Ntabwo bari barigeze babona urugamba rutsindwa n'urusaku. Nta hantu bari barabisomye mu gitabo, nta nubwo bari bazi uburyo urusaku rwatsinda urugamba. Ariko baravuga ngo ubwo Imana ibivuze. Haleluya. Ubwo Imana ibivuze nuko tugiye kubikora. Beneda ntago babonye Imana, babwiwe na Yoshua. Yoshua ahagaze imbere yabo arababwira, bamenya ngo Imana iratubwiye. Beneda umva, niba tugomba kugera kuri viziyo, ni ngombwa ngo twumvikane twese. Mpagaze imbere yanyu narahamagawe n'Imana. Ninzajya mvuga ntimukagira ngo ni igitekerezo cyiza nzanye. Ninzajya mbabwira icyerekezo Beneda, ntimukagira ngo naraye neza, natekereje neza. Imana izajya ivugana namwe inyujije muri uru rurimi nk'umushumba wayo. Imana izajya ivugana namwe inyujije muri aba pasteri bahagarara imbere yanyu. Nuko nguko Imana ivuga. Imana izajya ivugana namwe inyujije muri komite y'itorero. Nuzajya wumva itorero rivuze gutya, ufite shuwa zibiri: kumvira cyangwa kutumvira. Niwumvira uzabona umugisha w'Imana, niwumvira uzasarura byiza. Nutumvira, nyumva neza, nutumvira uragowe cyane. Ndabivuga nkomeje, kutumvira bizana umuvumo, kutumvira bizana kuba muto no gufinyiriwa, kutumvira bizana ibibazo byinshi, kutumvira bizana agahinda n'umubabaro. Ariko kumvira Imana bizana imbaraga no gukomera. Kumvira Imana bizana gushikama no gutinywa. Icyubahiro cy'Imana kikaza kuri wowe. Abadayimoni bakamenya kutihamagaye, bakureba bakamenya kuri umugore wizera Imana, bakureba bagasanga uri umugabo udafite ibifaranga byinshi, ariko bakureba bagasanga nturi uwo kunyeganyeza. Nta kindi gikomeza abantu Beneda, bakomezwa no kumvira Imana. Kumvira Imana biragushinga ugakomera. Wacu twajyaga dutera urutoki, murabizi mva Ikirungo, iyo twacukuraga umwobo tugashyiramo insina bakayikomeza cyane kugira ngo ihagarare ikomeremo, bagashyiramo ifumbire, bagashyiramo ibindi. Kumvira Imana biragutereka, bikagukomeza, bikagufumbira, bikaguhagarika, ugahagarara ukema kuko wumvira Imana. Haleluya.
kutumvira Imana bizana imiyaga ikaguhuha. Kutumvira Imana bizana igihombo. Kutumvira Imana bizana ubukene n'uburwayi. Kutumvira Imana bizana gushiraho no kugenda uyoyoka. Kutumvira Imana bizana gupungukirwa, bikazana ingapu, bizana urupfu no kwibagirana. Kutumvira Imana bizana gusibeka kw'izina ryawe. Kutumvira Imana bizana guhindukirira ibitugu ukabiha abanzi bawe. Abanzi bawe bahora bashaka kutarebana nabo. Abanzi bawe bahora bashaka kuhindukira ukabaha ibitugu, ukiruka ukavanamo uhunga abanzi bawe. Umva inzira yo guhunga abanzi bawe nuko utumvira Imana. Iyo utumviye Imana abanzi bawe barakomera. Iyo utumvira Imana kwifuza kwabo kujya gukomera. Kutumvira Imana bituma amasengesho yabo kuri wowe asubizwa, abadayimoni bakugiraho imbaraga n'inkomezi. Ariko kumvira Imana, haleluya, kumvira Imana bituma uhindukirira abanzi bawe ukababwira ngo mwanteye muturutse mu nzira imwe, muzampunga munyuze mu nzira zirindwi. Haleluya, haleluya. Kavuga ngo wa musozi we wita iki imbere ya Zerubabeli, uzahinduka ikibaya. Kumvira Imana nibyo bizana iyo confidence. Hayo masengesho ntugire ngo wapfa kuyasenga. Kumvira Imana nibyo biguha gukomera, ugahagarara ukabwira ikibazo urimo, ukavuga ati wa kibazo we, sinibye, sinasambanye, sindoga, sinsenga ibishushanyo, mfite Imana ikomeye. Yemeye ko ibi ngibi bimbaho ntizabinkuramo. Ukaryama ugasinzira, ugasenga, ugafashwa, ugaseka kandi uri mu kibazo, kandi cya kibazo kikazakemuka mu izina rya Yesu. Amen. Imana rero yababwiye ngo nibamara kwinjira ngo bagende bice ibintu byose, bamareho ibituye ariko byose n'abahatuye. Ariko Imana yababwira ngo hari ibintu by'igiciro bazafataho kugira ngo bazajya kubishyira mu nzu y'Imana. Ariko ibindi byose by'inyungu personnel, ibintu byose biri personal. Ndiho ndavuga ku gutsinda kuri corporate, kuri together kwa benshi. Ndabizi hari intambara ndwana jewe Aloysi jyenyine. Hari intambara zanjye zitari necessarily za Emma, kuko Emma nanjye turi umwe nk'umugabo n'umugore, turi umubiri umwe, ariko mu ijuru batuzina none nk'abantu babiri. Niyo mpamvu nimgera imbere y'Imana nzasubizwa kese yanjye. Wenda hari ibyo muri kese yanjye hazazamo iby'umugore, ariko nigiye uzisubiriza ntabwo umugore azamvugira, nanjye sinzamuvugira. Niyo mpamvu umudamu wanjye nubwo turi umwe, ariko hari intambara binafsi zanjye atamenya, adasobanukirwa. Hari izo namubwira agahinda umushyitsi, hari izo namubwira akarira. Kandi ibyo ngibyo ntibihagarika ko izo ntambara zihari. Hako ni intambara za binafsi, hakabaho intambara z'umuryango, urugamba rw'umuryango, aho umugabo n'umugore cyangwa se umumama n'abana cyangwa umupapa n'abana, bitewe n'ukuntu umuryango wanyu umeze, Imana irabazi. Imana ikabizi intambara murwana as a unity, as a family. Imana ikabizi isobanukiwe, mukaba muzirwana hamwe. Noneho hakaba intambara turwana nk'itorero dushize hamwe. Hakaba intambara turwana nk'ubwoko bw'abantu bafite ibyo bahuriyeho. Hakaba intambara turwana nk'igihugu. Uyu munsi nashaka kuvuga intambara turwana nk'itorero. Intambara turwana nk'itorero ni intambara ntatsinda ndumwe, niyo nabansenga amasengesho yanyu mwese. Ntabwo nshobora gutsinda urwo rugamba, kubera ko urwo rugamba ntabwo rurwanwa n'umuntu umwe. Hari urugamba rw'itorero rurwanwa n'itorero.
Imana y'imbaraga abanyetorero batsindira hamwe, bagasereburetinga hamwe, barira hamwe, bakanafeta hamwe. Iyo baguye baragwana, iyo babyutse barabyukana, kuko ibyo bari kunyuramo bariho barabinyuramo nk'itorero. Icyo gihe muri izo ngamba umuntu umwe muri bo yabateza gutsindwa no kuneshwa. Niyo mpamvu naje kwapiringa kuri Kingdom Gospel Center, tugiye kugera ahantu umuntu umwe muri twebwe yadutera gutsinda cyangwa akadutera kuneshwa. Kandi umuntu utumvira ajya akunda kuba mu itorero, akaribamo aripinga, akaribamo adatuje, ariko nanone akaribamo kugira ngo akomeze abe akani mu itorero. Niba ajya imbere ajya inyuma, nibavuga niyumve, niba ajya umugambi ngo tugiye gukora iki akireke, nibavuga ngo dutangira isaha iyi ntigera abyitaho, nibavuga ngo ibintu bikorwa gutya avuga ati abo nibo babivuze, nanjye mfite ibyanjye uko mbikora. Akani igihe tugiye kwinjiramo bene da, nitugaruka tuvuye muri sama, niho ndahanura sikera, nituva muri sama, yewe muntu utumvira itorero, yewe muntu utumvira itorero, yewe muntu ukora ukwawe, yewe wa mukristo uri independent, ukora ibyo ushaka ukabikora igihe ushakiye nuko ushatse, ufite ibyiyumviro byawe biri prive, ku buryo wumva uri umukristo gusa kuko waje ukatugirira ubuntu ukaza, ariko utazi aho itorero riri kujya, utazi aho itorero rigeze, utazi ingorane dufite, utazi ekonomi imeze ite, utazi twebwe abapasiteri duhagaze dute, utazi mu bamama bagenzi bawe bameze gute, utazi korari uririmbamo. Gitangaza bayobozi b'amakorari, muri abapasiteri b'amakorari, bayobozi b'abamama, muri muri komite gusa, muri abapasiteri babo, bayobozi b'abagabo, muri abapasiteri b'abagabo, bayobozi b'abana, muri abapasiteri b'abana, bayobozi b'amakorari, muri abayobozi, muri abapasiteri. Imana ibabona nk'abashumba bashumbye uriya murimo. Nimukavugirwemo, nimugahinyuzwe, mwashizweho n'Imana. Muhagarare dukora umurimo, muhagarare muvuge uko Imana ivuze. Ikibayobeye mufite abashumba nimubakoresha, mukoresha abashumba bafite inararibonye, mukoresha komite y'itorero bari hafi, muvuge ngo komite y'itorero ibintu murabibona gute, ntimugatinye gufata ibyemezo, ni ibyemezo byaba bikakaye. Hari igihe twabayeho, hari n'igihe twinjiyemo. Igihe twinjiyemo ni igihe tugiye kuva i Yeriko, tugiye gufata ahitwa uwundi musozi, tugiye gufata Ayi iri imbere yacu, Ayi ihagaze imbere yacu. Ngiye kurangiza munyihanganire, Ayi ntabwo turi kuri. Imana yamaye message imbwira ngo genda ubwire ubwoko bwanjye ngo Ayi nimuzayishobora, keretse mubanje kwisuzuma. None akani wacu ntabwo dushaka kwapfa, ntabwo dushaka aterwa amabuye. Akani dukunda abana be, akani dukunda umugabo we n'umugore we, akani we turagukunda, turashaka guhinduka, ugahinduka, ukiyara ininga n'itore, ukiyara ininga n'umurongo w'itore. Akani umuririmbyi yarayininge n'itorero n'amakorari, wiyarayininge mu mategeko yayo n'umurongo agendera. Akani umunyamasengesho yarayininge n'abanyamasengesho. Akani umumama, find out abandi ba mama wiyarayininge. Akani umugabo, akani we turagukunda, akani we turagusengera, akani we yarayininge n'amaturo n'ibyicumi. Umusozi tugiye kujyaho Ayi ntidushobora kuwutsinda abantu mu itorero ryacu, tubigarukeho tudatanze ikicumi n'amaturo uko bikwiriye.
icumi n'amaturo ntabwo ari itegeko ryanjye, ntabwo itorero ryacu ari iry'ubuntu byari nirivuga ngo utanga uko ubyiboneye. Imana byatunanira gusa, ariko ijambo ry'Imana riri kiriya ngo ibyo Imana iduhaye 1/10 cyabyo tubizane mu nzu y'Imana, kugira ngo inzu y'Imana itabura umugati, kugira ngo inzu y'Imana itabura uburyo twishyura za fagitire, kugira ngo inzu y'Imana itabura uburyo dukora umurimo w'Imana ngo tujye imbere. Ndabizi ko ndi kubwira abantu twagiriwe umugisha bikomeye cyane. Imana idusabye ni cya 50 twagitanga, nankanzwe 10 n'amaturo. Ndabizi ko dufite projet nziza cyane, projet y'itafari. Muntu we wumvise projet y'itafari ukareka gutanga 10 n'amaturo, garuka utarangamiye, garuka umujinya w'Imana utarakuzaho, garuka mu murongo warapoteye. Wumvise tuvuze ko dufite umushinga wo kubaka, ugasiga ikicibo ntikizongere kukubona. Vipsi yacu uyisezera ntiyongera kukumenya, konto urayisiba ntuyibuka, usigaye gusa kuri mumvivre. Urapfuye kandi urapfuye ntituzajyana irasaba abagabo n'abagore, irasaba pastor bumvira Imana mu byo tunyuramo byose. Irasaba kwitanga, irasaba kumvira Imana, irasaba kuvuga ngo Imana irabanza, ibibazo byanjye n'ibyanjye byose bigakurikiraho. Irasaba abagabo bavuga ngo fagitura zanjye ziza nyuma, ibyanjye mbibara natanze 10 n'amaturo. Yeriko hari ukuntu twagiriwe ubuntu bwinshi, ariko ntidushobora kuyisanga ngo tuyifate. Umugabo ahageze Yeriko ngabona amafaranga, abona umwenda mwiza, ngarabirarikira arabikunda, arangije ngo aravuga ati bisi nabitanga, ibisi nabitanga. Ngaragenda mu ihema rye, aracukura umwobo, abishyiramo, arenzaho itapi. Bahamagaye abarwanyi ba Israeli, aza yirukanga, bavuze haleluya, avuga amen yimazeyo. Basirimbye umutwe wenda kuwukubita kuri rusengero, abiri byuya biracika. Naho mu ihema rye yibikiye ubutunzi Imana yari yarababujije, agira ngo Imana ntiyamubonye. Hari iminsi tumaze nanjye nayinyuzemo, tugira ngo ahari Imana yarabyemeye kubera ubuntu. Twahoze dushima Imana, uwakumva ibi bintu Imana iri kudukorera yagira ngo nuko dukiranuka kurusha abandi. Iyi message ni yanjye na Emu, natwe iratureba. Ndayivugira imbere y'Imana, nta mana izahana akani ari mu mutima wanjye cyangwa umutima w'umudamu wanjye. Iyi message ni yacu, Emma wowe nanjye. Twapfa, twebwe twapfa, kandi twapfa imbere y'umukristo wari we wese. Ba pastor ntabwo ireba abangaba, yo kumvira, yo gukora umurimo w'Imana, yo guhaguruka tugakora. Irareba twebwe mbere y'abandi. Iri torero ntabwo turi abafarisayo bikoreza imitwaro abandi, twebwe tudashyiraho n'urutoki, ntabwo bishoboka. Irasaba kumvira. Ni ahantu hakomeye. Imana Yosuwa arayisanga, bamaze gutsindwa, batsinzwe ku gasozi gatoya, barafashe igihugu gikomeye. Yosuwa aragenda ajya gutera imbabazi Imana, arayibwira. Umva isengesho yasenze. Ayo ni amasengesho yacu tujya tuyasenga, amasengesho yo gutera imbabazi. Nibi ngibi bimaze kuvuga, ushobora kugera mu rugo umwuka wo gutera Imana imbabazi ukagutera. Mana yacu, reba Apotre ibiriya byose avuze, yewe uransobanukiwe. Biriya ni byo muri Old Testament. Yibagiwe ko twebwe twacunguwe na Kristo, twebwe turi mu isezerano rishya. Se yavuze iri hehe? Ubona niyo avuga Dramen, ubona niyo avuga Asker, ubona niyo avuga ahazwi. Ubu se iriya yo muri Israeli
pasiteri wacu yabonye tureba, mana wowe uransobanukiwe, kandi mana uzi ko njyewe ntacyo mfite. Biriya pasiteri yitakuma, umwana wese ntiyabaye dogiteri, reka yitakume kuriya. Ese kuriya yitakuma, umugore we ntakora muri banahage, baba barisha amafagitire bakagira n'ibyo basigarana, none yaje kwitakuma imbere yacu. Urapfuye, urashize, urapfuye, naje kukubura. Yosuwa yaragiye abwira Imana ati mana we niba icyo dukoreye ngo ubuse ngiyo turekera hakurya ya Yorodani, umva sha ngo ubungubu ngo izina ryacu wararitumbagije, umaze kuritumbagiza turamenyekana, none dore dutesha ababatindi baradutsinze, ngo ubuse ntugiye kugawa. Arangije aravuga ngo mbese izina ryawe ko ryari ryarabaye asosiye n'iryacu, ngo ubuse izina ryawe ryo uzaritabara uti. Atangira kugira inama Imana, arayibwira ati Mana ukozwe n'isoni. Nuko nguko tujya tuvuga amagambo ngo Imana yaragowe. Imana yagorwa gute? Imana ntabwo yigeze ngo ni twebwe twagowe, Imana ntiyagowe. Noneho umva ukuntu Imana yamusubije, amaze kuyibwira uburyo izina ryayo rigiye gusibikana. Umva ijambo ry'Imana. Imana iramubwira ngo Yosuwa, ngo uryamye aho ngaho ukora iki? Haguruka, haguruka, kuko muri mwebwe, hagati muri mwebwe harimo umuntu wafashe ibitari ibye, yafashe ibyabuzanyijwe, yafashe ikicumi n'amaturo, yafashe iminyago Imana yamuhaye. Iramubwira ngo uwo munyago urarura ntuzawufata. Arangije wa munyago afata ibiribye, afata n'iby'Imana byose arayitwara. None ahagarara muri mwebwe akishushanya. Imana iramubwira ngo keretse uhinduke. Urakoze cyane Imana igumugisha. Keretse uhinduke ngo nimugende mushaka uwo muntu. Imana irababwira gutya. Navuze iyi message ukuntu nasanze wenda abanyarwanda sinzi niba muri buyumve neza n'abarundi muri hano, kuko twebwe ntabwo turi classe byiza binononseye mu mazu nkuko nabibonye mu kwego kwa musirimu bikandyohera. Byarandyoheye birabintu, mbona abantu bafite icyo bapfana begerana bagenda biyongera, kandi bose ariko bagenda baramutekerejeho, bagenda bamuha impano. Niko byagenze muri Israel. Baraje baravuga bati zana ubwoko bwose bahagarara imbere yanyu. Imana iraza irababwira ngo ni inzu y'Abayuda, ayandi moko yose 11 asigaye nimwitahire. Abantu bose bo mu nzu ya Yuda barasigara, batangira bose kuvuga ngo sigewe. Mu nzu ya Yuda baravuga ngo tugiye gushakamo umuraranyawo, ngo ni wande. Baragenda babarobamo, barangije muri wa murara bajya gushaka inzu y'umuntu, ni kwa Muzehende. Baragenda bajya kwa se wa Akani, baravuga ngo abandi bose batahe musigare. Bageze kwa se wa Akani, Akani nawe arimo, ari kumwe na ba se wabo, ari kumwe n'abaonke. Arakomeza aritakuma, arakomeza arasirimba, arakomeza avuga mu ndimi, arakomeza yerekana akakizwa. Imana iramureba, iravuga ati ngubu baonkere nibagende bigireyo, ngiye gufata mu nzu yanyu, kandi none nyifata abo muvukana, ngiye gufata umwe umwe. Ngo ubufindo buramanuka bw'Imana buragenda bufata Akani. Yosuwa aramubwira ati Akani mwana wanjye, ntiyamututse. Akani inshuti y'Imana, Akani murokorewe, Akani n'ibiki wakoze Akani k'Imana itabeshye. Akani umva ukuntu yamubwiye, yanamubwiye ati umva nkubwira imbere y'Imana bishobora byose, ndi igisambo nigewe wibye, nafashe ibintu nta kindi baramubwira, ahita ababwira ibintu aho yabihishe. Naragiye buriya mu nzu iwanjye nimugenda mu ihema mugacukura muzahasanga imyenda nanyaze, muzahasanga amafaranga ari munsi y'imyenda. Arabivuga byose arabirangiza, abirangije agira ngo arababarirwa. Beneda, igihe cy'imbabazi ni iki ngiki wumva ubutumwa bwiza. Hari igihe kizaza izi mbabazi tubwiriza nizibe zigifite efe. Uyu munsi ndatangaje turacyari mu gihe cy'imbabazi. Akani we wo mu buryo bwose
nimvuga kandi umwumve, kandi umwumve cyane. Uyu munsi nta guterwa amabuye kwawe guhari. Uyu munsi uri mu bihe by'imbabazi. Uyu munsi ubasha guhinduka. Uyu munsi ubasha kubabarirwa. Uyu munsi ubasha kuba umunsi wawe mushya. Ntabwo uzapfa nk'Akani, ntabwo uzaterwa amabuye. Akani we wagira imbabazi wowe ubwawe. Akani we wagira imbabazi abana bawe. Akani we wagira imbabazi inzu yawe. Ibi bintu by'agakiza mbabwira ibibi byabyo, navuze ibyiza gusa. Iyo tubigenzemo nabi, inkurikizi zabyo ntiziza kuri twebwe twitwaye nabi, zikurikirana abana bacu batabibamo, zikurikirana abana batadutumye, zikurikirana abana babo. Za konsekanse mbi zikagenda zikababaho, bagahura n'ingorane batazi iyo ziva, bagapfa bagapfuka batazi icyo bari kuzira kubera Akani. Noneho n'umugisha w'Imana nawe nuko ukora ndetse ukarenzaho. Nawo iyo twumviye Imana, umugisha wo kumvira, usanga abana bacu batazi ibyo dukora. Umugisha wo kumvira Imana ugera ku buzukuru bacu bataramenya no gusenga. Kuko kumvira Imana bizana umugisha, ariko kutumvira Imana bizana umuvumo. Uyu munsi ni umunsi w'imbabazi. Ndagira ngo ngaguruke dusenga Imana. Zamura ibiganza byawe. Reka baduhe inanga hano. Ndagira ngo uganire n'Imana ubwawe. Fata umwanya uganire n'Imana. Reka baducurangire inanga. Ureke umutima wawe Umwuka Wera agiye kukuganiriza. Umwuka Wera yiteguye kuganira nawe. Umwuka Wera yiteguye kuganira nawe. Mutega amatwi uramwumva. Umuntu wese arumva ijwi ry'Umwuka we. Fata umwanya wo kumva Umwuka we. Umva avugana n'umutima wawe. Umva avugana n'umutima wawe. Ndagira ngo utangire kuganira n'Imana. Yibwire ibiri ku mutima wawe byose. Inanga nziza gutya. Imana y'umugisha umukozi w'Imana aracuranga mu buryo bw'Umwuka Wera. Ndagira ngo ureke umutima wawe uganire na Mwuka Wera. Ndagira ngo ugire ibyemezo ufata. Ndagira ngo ugire amagambo ubwira Imana. Ndagira ngo ubwire Imana aho wahishe ubutunzi. Ndagira ngo ubwire Imana aho wahishe ibyabuzanyije. Ndagira ngo ubwire Imana ngo Mana ndashaka kukumvira. Mana ndashaka kukumvira. Mana ndashaka kukumvira. Mana ndashaka kugendana nawe. Aya boza kushandura. Rikiria boza kushandura. Rikiria boza kushandura. Raya boza kushandura. Ria baza kushandoro yobokuri abaka. Ria baza kushandoro. Ria baza kushandoro. Ikazabe Pastor Eric azadufasha tuyobore mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo kwishikana ku Mana, mu buryo bwo gutunganya imitima yacu, mu buryo bwo gufata resolution nshasha. Ndagira ngo tumwumve Umwuka Wera muyoboye atuyobora. Mana mu izina rya Yesu. Mana urakwiriye. Mana urabereye umugoroba. Mana twumvishije ijambo ryawe. Duciye bugufi ng'itorero rya Kristo. Hari aho twananiwe, hari aho tutagenze neza, ariko umuririmbyi yaravuze ngo
n'ubigorigota arahari ngo niyane, aravuga ngo genda umwikubita imbere uvuge yuko wamubabaje. Twarakiraniwe muri bimwe n'ibindi, mwami Yesu ntitwakiranuka imbere yawe, ariko uyu mugoroba turahindukiye, twumvishije ijambo ryawe. Mwami Yesu Kristo, tubabarire, babarire itorero, babarire ubwoko bwawe, babarire aho twacumuye, babarire aho twagenze nabi, babarire aho twagize intege nke. Turaje uyu mugoroba mwami Imana, turaje itorero rya Kristo, twumviye ijambo ryawe duciye bugufi, duhe kumvira ijambo ryawe kugira ngo twakire umugisha, duhe kumvira ijambo ryawe kugira ngo tugere ku byo wadusezeranyije. Mu izina rya Yesu Kristo, hari imbabazi, hari agakiza, hari ibyo waduteguriye mwami Imana. Urakoze Mana kutugirira neza, urakoze Mana kubw'ijambo ryawe, urakoze uyu mugoroba Mana, urakoze kuvuganye n'imitima yacu. Turakiriye ubutumwa bwiza, turakiriye agakiza, turahindukiye, turumvishije mwami Imana. Naho ndaravuga ngo Mana nabika ijambo ryawe mu mutima wawe kugira ngo ntazagucumuraho. Ureke ijambo ryawe ribe imbuto irizwe mu mitima yacu, duhindukire kubw'ijambo ryawe, twongere dutere intambwe kubw'ijambo ryawe, twongere mwami Yesu tugende uko ushaka. Biravuga ngo tugende uko bikwiriye umwami, kandi twunguke kumenya Imana, tumunezeze muri byose. Urakoze uyu mugoroba Mana, urakoze kubw'ijambo ryawe, urakoze mwami Imana, urakoze kubw'amaturo, urakoze kubw'abaririmbyi, urakoze uyu mugoroba Mana kubw'amashimwe yo kuba mu nzu yawe, urakoze uyu mugoroba kuvugana n'ubuzima bwacu, urakoze uyu mugoroba kutunezeza, urakoze uyu mugoroba kuganira natwe, urakoze uyu mugoroba mwami Yesu Kristo. Turagushimiye kubw'umugoroba mwiza, turagushimiye kubw'amateraniro meza, turagushimiye kubw'ibihe byiza byo kuba mu nzu yawe. Biravuga ngo kunda kuba mu nzu yawe, kuko mu nzu yawe niho hari umugisha, mu nzu yawe niho dukirira, imbere yawe niho dukura. Urakoze Mana uyu mugoroba, hezagira itorero rya Kristo, turabasengeye. Hezagirira mwami Yesu umukozi wawe, ugabuye ijambo ryawe, umuha umugisha. Turahaye umugisha abamama, umugisha abaririmbyi, umugisha abapapa, umugisha buri wese waje muri kino kibanza gushaka. Umugirire neza mwami Imana, umusubize. Abaje bagwaye bakire, abari bacitse intege basubizwe mu imbaraga kubw'ijambo ryawe. Urakoze Mana uyu mugoroba, dusengeye iki cyumweru cyose, turasenze Mana ngo ukomeze ubane natwe, utugirire neza, utwiteho Mana, udufashe, uduhe umugisha wawe. Urakoze mwami Imana, mu izina rya Kristo Yesu senze kandi twizeye. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana ibagirire ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese none n'ibihe byose. Amen. Muramukanye, mwifurizanya amahoro y'Imana. Imana ibaho umugisha mwinshi.